ukina mu runana ku buryo niyo utahazi ukahagera hano muri karitsiye ukabaza uti wa mukecuru ukina mu runana bahita vuba vuba bakurangira. Rangwida ukina mu runana yitabye Imana. Umukinnyi w'ikinamico y'uruhererekane unazwi cyane nka Rangwida yitabye Imana. Inkuru y'akababaro yamenyekanye mu rukera rwo kuri uyu munsi ni urupfu rw'umukinnyi wamamaye mu ikinamico y'uruhererekane urunana uzwi ku izina rya Rangwida witabye Imana azize urupfu rutunguranye. Amakuru y'urupfu rwemejwe namwe mu bakinnyi bakinanye nawe mu runana. Mu kiganiro twagiranye na Sibomana Emmanuel nka Patrick muri iyi kinamico yavuze yuko kuko Rangwida yitabye Imana yagize ati ubu turi mu rugo rwa Rutabura twajya kwifatanya n'umuryango n'inshuti ze muri bino bihe bikomeye. Yakomeje kandi agaragaza agahinda atewe n'urwo rupfu avuga yuko nyakwigendera umuntu akundwaga na benshi kandi wagize uruhare mu gutanga ibyishimo ndetse no kwigisha abaturage binyuze mu ikinamico. Urupfu kandi rwa Rangwida rwashenguye abakunzi b'urunana imwe mu ikinamico zamamaye cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu myaka myinshi ishize ikinamico urunana baye isoko y'inyigisho ndetse n'imyidagaduro mu miryango myinshi ikurikira radiyo. Urunana kandi rwatangiye kumvikana kuri radiyo muri Gashyantare 1999 rugamije kwigisha abaturage ku ngingo zitandukanye zirimo ubuzima bw'imyororokere, uburezi, ubukungu, imibereho myiza, iyobokamana ndetse n'imibanire hagati y'abantu. Ikinamico kandi kinirwa mu cyaro cya Nyarurembo ahagaragaramo abana mu byiciro bitandukanye by'imibereho. Ibintu byatumye abayikurikira biyumvamo inkuru n'amasomo bitangirwamo. Mu gihe kandi umuryango nyakwigendera n'inshuti ze bakomeje kwakira ababaje ndetse n'abaje kubihanganisha, abakunzi b'urunana bakomeje kuzirikana uruhare rwa Rangwida agize mu rugendo rw'ikinamico ndetse n'inyigisho yahaye abanyarwanda bayikurikiranaga hirya no hino. Kubw'izo mpamvu twihanganisha umuryango nyakwigendera, inshuti, abakoranaga ndetse n'abakunzi b'ikinamico urunana muri bino bihe by'akababaro. Imana mwakiri mu bayo kandi agira uruko ridashira. Mbabwira ni kara gace y'ingini Obi Time News nawo ngenda cyari mwe Nyabari Obedi ubagezaga iyi nkuru y'akababaro. Obi Time News.